kurota urasa inshuti yawe bisobanuye iki? Bisobanuye ko ufite urwango muri wowe, urwango rukomeye cyane, urwango rwihariye, urwango rubi cyane. Ndabasuhuje, tugiye kuganira ku nzozi zigera muri 6 zijyanye no kurota urasa cyangwa se uraswa. Ni inzozi zijyanye no kurasa cyangwa se zijyanye n'amasasu muri rusange. Ubwo niba wararose inzozi zimeze gutyo uramenye icyo bisobanuye, cyangwa se niba nunazirota uzamenya icyo bigize ute bisobanuye. Icya mbere, kurota uraswa n'umuntu utazi bisobanuye ko ufite ubwoba bw'ibintu utazi cyangwa se udafitiye ubusobanuro, bishobora kuba byakugiraho ingaruka. Niyo ngo hari ubwoba bw'ibintu ufite ariko utazi ngo ibyo bintu ni biki, ese bizakugiraho izihe ngaruka. Aho ni ukurota uraswa n'umuntu utazi. Nubirota uzamye ko hari ubwoba, uzicekinge, uzasanga hari ubwoba muri wowe ufite utazi ngo ni ubwoba bw'iki. Bivuze ngo niba urashwe n'umuntu uzi, bivuze ngo ni nk'ubwoba bw'ikintu cyangwa se ubwoba bw'ikibazo waba ufite. Ariko nuraswa n'umuntu utazi, bivuze ngo ni ikibazo cyangwa se n'umuntu ushobora gutera ikibazo ariko utamuzi. So inzozi za kabiri, kurota urimo kurasa undi muntu bisobanuye ko ufite umujinya, sinzi ukuntu baca umugani, ufite umujinya mwinshi, kandi uwo mujinya ushobora kuba warengerera ugakora amakosa. Hari umujinya urimo ufitiye abandi bantu, yego, cyangwa se ugasanga ni nk'ibintu byakubayeho ariko utazi umuntu wabiteye, ukaba ufite umujinya ufitiye uwo muntu. Nurota inzozi ukarota urasa umuntu utazi, uzamenye ko hari umujinya ufite muri wowe utazwi, cyangwa se uwo mujinya ufite ukaba ufitiye umuntu utazi. Ikizo nzozi zisobanuye. Twagiye ku nzozi za gatatu, kurota ufite imbunda. Kurota ufite imbunda bisobanuye kumva ukeneye kwirinda. Urabizi umusirikare ntabwo yagenda mu nzira nta mbunda. Niba agiye ku rugamba agomba kuba afite imbunda. Niba afite imbunda rero bisobanuye ko ari kwirinda iki? Umwanzi. Bivuze ngo kurota ufite imbunda bisobanuye kwirinda. Bivuga ngo bisobanuye kwirinda, bivuze ngo muri icyo gihe urimo kwirinda, uri gushaka uburinzi kuri wowe. Niba uri nko guhiga ibiceri cyane, bivuze ngo ubwo nabwo ni uburinzi bw'ubukene. Bivuga ngo bisobanuye kwirinda. Twagiye ku nzozi za 4, kurota urimo kwirwanaho ukoresheje imbunda cyangwa se kwirwanaho urasa. Kurota urimo kwirwanaho urasa bisobanuye ko mu buzima busanzwe uhanganye n'ibibazo bikomeye, cyangwa se ukaba uhangayikishijwe n'ibibazo. Bivuze ngo nurota urimo kwirwana, bivuze ngo ni kwa kuntu umuntu aba afite ibibazo akomeza agahatana, nyine ubona ko arimo kwirwanaho. Kurota urimo kwirwanaho ufite imbunda cyangwa se ufite amasasu, bisobanuye kwirwanaho cyangwa se guhangana n'ibibazo. Kurota, tugeze kuri 5, kurota urasa inyamaswa. Ukaba uri umurashi kabisa, uri mu ishyamba, ufite inyamaswa uhita uyimena umutwe. Kurota urasa inyamaswa bisobanuye ko wifuza gutsinda, wifuza gutsinda ibibazo, cyangwa se ukaba wifuza kuganza amarangamutima yawe yakubase cyangwa se mabi cyangwa se atari meza. Ahangaha cyumvikane. Kurota uhamya inyamaswa bisobanuye ko wifuza gutsinda yaba ibibazo, yaba muri business ukora, wifuza gutsinda. Twagiye ku cya 6, kurota icya 6 cyo ni hatari. Icya 6, kurota urasa umuntu w'inshuti yawe magara. Ikintu muracyumvise? Kurota urasa inshuti yawe magara bisobanuye ko hari ibibazo
yego icyo ni icya mbere. Urwango rutazwi mu mibanire yawe. Kurota urasa inshuti yawe magara bisobanuye ko hari urwango, hari ibibazo cyane, hari urwango ruri muri wowe utazi. Nicyo bisobanuye kurota urasa inshuti yawe. Ndabakunda cyane.